Ndabasuje kandi mbaye ikaze kuri Rwanda Update Info amaro y'Imana komeze kwa namwe bitewe n'iki by'isima mugiye mutwumviramo cyangwa se mureremo gatano kuri gatano nk'ibisanzwe tugarutse n'amakuru bari kugenda avugwa mu bitangazamakuru hano ku isi muri Afrika ndetse n'andi hantu habagiye hatandukanye by'umwihariko ndagira ngo munyemere tugaruke hano mu Rwanda iwacu ngira ngo ni inama yabaye ihuje abaminisitiri ndetse igahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange navuga ko mu by'ukuri iyi nama yabaye yafitemo ibyemezo byinshi cyane ndetse yanavugiyemo ibintu byinshi cyane byateza umunyarwanda imbere by'umwihariko navuga ko muri inama avugiyemo ko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda mu by'ukuri bari hagati mu gihugu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bifuza izi gaze mu by'ukuri nuko nabo bose bazazihabwa by'umwihariko izi gaze zikazahabwa abakire abakene batarebeye ku cyiciro umuntu urimo cyangwa se uri mu cyiciro cya mbere cyangwa se mu cyiciro cya nyuma kugira ngo ubashe kuba wahabwa izi gaze oya nuko izi gaze zizahabwa abantu bose mu gihugu kandi mu turere twose tugiye dutandukanye ndetse no mu ntara zose zitandukanye hano mu gihugu by'umwihariko byaje bigaragara ko mu by'ukuri leta yagendaga ihereza imfashanyo abakene ugasanga abakene nta mfashanyo igenda ibahereza ariko kuri ubu ngubu nuko iyi gaze z'amashyiga abiri zizahabwa abantu bose mu giciro cyose babigiye batandukanye waba uri umukire cyangwa se uri umukene nuko uzazihabwa izi gaze kuko nawe izi gaze urazikeneye by'umwihariko izi gaze zikaba zifite condition n'amahame azigenyaga kugira ngo nawe ubashe kuba wahabwa izi gaze ntago ari kuvuga ati ngo naye nkeneye gaze nimuyimpereze ahubwo bifite amahame na condition abigenga kugira ngo barebe niba koko wujuje ibintu bisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa izi gaze z'amashyiga abiri ndagira ngo mu by'ukuri munyemere babwire zimwe mu ngingo z'ingenzi ziribuze kuranga aya makuru yacu ndetse mu murabashe no gusobanukirwa mu byinshi cyane mu byavugiye muri iyi nama yahuje abaminisitiri igahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange mu by'ukuri ingingo ya mbere nibo turibuze kuganiraho turaza kubabwira ko mu by'ukuri leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku Banyarwanda bose bari hagati mu gihugu babyifuza ndetse n'ababishaka bose guhabwa izi gaze z'amashyiga abiri nuko bazazihabwa mu ngingo ya kabiri turaza kubabwira ko mu by'ukuri izi gaze zifite amahame na condition ibyo byose maze kubisobanukirwa kugira ngo ubashe gusobanukirwamo byinshi cyane condition ndetse n'amahame by'izi gaze kugira ngo nawe ubashe kuba wahabwa izi gaze ese nibiki bisabwa nibiki ugomba kuba ufite kugira ngo ubashe kuba wahabwa izi gaze z'amashyiga abiri abandi bantu bari kugenda bahabwa ibi byose mu by'ukuri n'ukuri buze kubimenya neza cyane gatanu kuri gatanu mu by'ukuri ndagira ngo munyemere dusesengura ayo makuru nizo ngingo zacu ebyiri tuze kuganiraho mu by'ukuri kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi cyane ndagira ngo munyemere dusesengure aya makuru ariko mbere yo kugenda gusesengura aya makuru niba uri kubona ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info kandi subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza leta yabagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu mbere kandi wabuke gukora like ndetse utere comment kuko ibitekerezo byanyu urakeneye bifasha society nyarwanda nyamwishi kwikura mu bukene uko nawe maje kubabwira cyangwa se kubikomoza reka tugende ku ngingo yacu ya mbere twari twavuze tubizwe kuganiraho yuko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku Banyarwanda bose bari hagati mu gihugu cyangwa se n'abari hanze y'u Rwanda bifuza izi gaze mu by'ukuri nuko bose bazazihabwa kandi izi gaze zikazahabwa abaturage bose bo mu turere tugiye dutandukanye mu ntara zose zigiye zitandukanye z'u Rwanda nta karere kazasigara kadahawe izi gaze z'amashyiga abiri kuko byagiye bigaragara ko abaturage bari kugenda batemagura amashyamba ku bwinshi bari gushaka inkwi n'amakara byo kuba bacana ukabona ko biri kugenda biba ikibazo cyangwa se muri society ukabona ko biri kugenda biteza nyine impagarano muri leta cyangwa se kuri leta ukabona ko amashyamba ari kugenda atemagurwa ku bwinshi mu by'ukuri iyi gahunda ni gahunda nziza cyane leta ibishizeho ifasha abaturage n'imibereho yabo ya buri munsi kuko urabona ko mu by'ukuri izi gaze z'amashyiga abiri leta ibigiye gutanga murabizi ko ku isoko izi gaze z'amashyiga abiri ni gaze zihenda cyane kuko buri muntu kuyigonda biba bigoye cyane cyane kuko kubona amafaranga kujya ujya kugura gaze mu by'ukuri nuko ubona ari ibintu biba bigoye cyane ariko mu by'ukuri nuko izi gaze zizafasha abaturarwanda bose mu mibereho yabo ya buri munsi kandi ukabasha kuba byabagira umumaro ugereranyije n'ukuntu mu by'ukuri u Rwanda ruri kugenda ku muvuduko w'iterambere uri hejuru cyane ubona ko abaturage bakeneye gaze z'amashyiga abiri kugira ngo bajye babasha gukora imirimo yabo mu by'ukuri bisa nkaho bitabagoye ariko nanone ukabona ko u Rwanda nyine ruri kugenda ku muvuduko uri hejuru ariko wareba neza ukabona ko amashyamba ari kugenda atemagurwa ku bwinshi cyane bari gushaka amakara ndetse n'inkwi zo kuba bacana ukabona ko nyine ni ibintu biri kugenda bibangama ariko nanone izi gaze zikazahabwa cyane cyane mu bice by'icyaro ariko nanone mu mujyi naho ntago hasigara kuko mu by'ukuri mwumvishe ko izi gaze zizahabwa mu turere twose tugiye dutandukanye hano mu Rwanda cyangwa se mu gihugu cyose nuko nyine abaturage bose bazahabwa izi gaze kandi zikabageraho gatano kuri gatano mu by'ukuri tukizinye mu magambo ndagira ngo munyemere tugere ku ngingo yacu ya kabiri twavuze tubuze kuganiraho ni ingingo irebana nuko mu by'ukuri izi gaze zifite condition n'amahame azigenya kugira ngo nawe ubashe kuba wamenya koko niba izi gaze uzazihabwa zifite amahame na condition ndagira ngo ubashe gusobanukirwamo byinshi cyane n'ibisabwa kugira ngo ubashe kuba wahabwa iyi gaze z'amashyiga abiri ikintu cya mbere mu by'ukuri ugomba kumenya nuko izi gaze z'amashyiga abiri bazaza baza kukubarura mu rugo iwawe ndetse bakwandika ku rupapuro ariko nanone numara guhabwa iyi gaze nuko uzajya utanga amafaranga 40,000 y'amafaranga y'amanyarwanda adasubizwa kugira ngo izi gaze zikomeze kugenda zisakana no mu bandi baturarwanda bose bo no mu duce tugiye dutandukanye kuko aya mafaranga 40,000 abantu nyine no muzajya mutanga adasubizwa ariko icyo nicyo kintu cya mbere wamenya kuri iyi gaze kuko uzajya utanga niyo mpamvu nababwiye ngo iyi gaze izajya ihabwa umuntu wari wese ubyifuza kandi ubifitiye ubushobozi ariko waba uri umukire cyangwa se uri umukene iyi gaze nawe ukazajya uyihabwa kuko ntabwo ari inkunga y'abakene gusa cyangwa se ari inkunga y'abantu bafite amafaranga gusa ahubwo nuko iyi gaze izajya ihabwa buri muntu wari wese ubyifuza
kandi ubifitiye ubushobozi. Ngira ngo murabizi ko ku isoko nyine gaze z'amashyiga abiri zirahenze cyane, urumva ko amafaranga 40,000 gusa umuturage azajya atanga agahabwa gaze z'amashyiga abiri, urumva ko ntabwo ari amafaranga menshi cyane mu by'ukuri, ni ukugira ngo leta ikomeze kugenda ifasha abaturage n'abaturarwanda bose mu mibereho yabo ya buri munsi, ndetse igendera nyine n'ikintu cyateza abaturarwanda imbere. Mu by'ukuri urumva ko ayo mafaranga ni make cyane, 40,000 kuhabwa gaze y'amashyiga abiri ntabwo ari amafaranga menshi cyane. Mu by'ukuri ibyo byini ibintu biba byagiye biganirwa mu nama yabagiye ihuje abaminisitiri igahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange mu by'ukuri, ndetse banaganira ku kintu cyateza abanyarwanda bose imbere muri rusange, kuko murumva ko ibyo ni ibintu bizafasha abaturarwanda bose kuva mu bukene kandi bikanabafasha kwihutisha iterambere ryayo, ugereranyije n'ukuntu u Rwanda ruri kugenda ku iterambere ry'umuvuduko uri hejuru cyane cyane. Ibi bintu ubona ko izi gaze z'amashyiga abiri zizafasha abaturage ndetse zikabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi. Ndetse nabwira ko muri iyi nama havugiyemo n'ibindi bintu byinshi cyane bijyanye na gahunda ya mituweli, aho mituweli igiye kuba yagabanuka ku mafaranga 20,000 isanzwe iri ikajya ku 15,000. Urumva ko ni ibintu byiza cyane byo kwishimirwa ku banyarwanda bose bari hagati mu gihugu, kuko amafaranga ya mituweli yari yarazamutse cyane, ukabona ko ni ikibazo gihangayikishije abanyarwanda na sosiyete nyarwanda muri rusange, aho aya mafaranga yari yabaye umurengera 20,000. Ubona ko abaturage byagiye bibagora, cyangwa se ubona ko abaturage bari kugenda bagorwa no kuba babona ayo mafaranga 20,000 ya mituweli. Mu by'ukuri nuko rero leta yicaye ikiga kuri kino kibazo, ikabona koko mu by'ukuri ari ikibazo gihangayikishije abanyarwanda ndetse na sosiyete nyarwanda muri rusange, ikaba igiye kuba yagabanya aya mafaranga 20,000 ya mituweli, ikaba yayagabanya ikayashyira ku 15,000 kugira ngo bikomeze kugenda bifasha abaturage n'abaturarwanda bose kubona amafaranga yo kuba yakishyura ubwisungane mu kwivuza, nyuma y'uko abaturage bamwe na bamwe bagiye bagaragaza ko imyigaragambyo cyangwa se bagiye bagaragaza ko batazishyura aya mafaranga ya mituweli 20,000, ngo nibatabasha kuba bamanura amafaranga ya mituweli bakayajyana ku 3,000. Urumva ko mu by'ukuri ni ibintu biri kugenda bifata intera hejuru cyane ugereranyije, kuko kuri ubu ngubu hari abaturage bamwe na bamwe banze kwishyura amafaranga ya mituweli bitewe n'uko ngo aya mafaranga ni menshi cyane, kandi ntabwo ngo bazishyura mituweli aya mafaranga ya mituweli batarabasha kuba bayasubiza hasi nk'uko byari bisanzwe bimeze, bakasubiza ku mafaranga 3,000. Ubona ko mu by'ukuri abantu byagiye bibahangayikisha, bikabashira no ku yindi level iri hejuru cyane cyane ugereranyije n'uko n'akazi kaba kari kugenda kabura hano mu Rwanda, ukabona ko ni ikibazo kiri kugenda gihangayikisha sosiyete nyarwanda muri rusange. Mu by'ukuri ibyo bintu bya mituweli nta bintu byinshi tubize kubiganiraho mu by'ukuri, kuko tuzabikorera inkuru yayo kugira ngo babashe gusobanukirwa byinshi cyane. Mu by'ukuri nuko rero leta igiye kuba yagabanya ayo mafaranga ya mituweli, ikaba yayakura ku 20,000 ikabajyana ku 15,000, kujya byibuze byo bifasha abo bantu bari mu cyiciro cy'20,000 byose kujya babona 15,000, kuko 5,000 baba bakuyeho ni amafaranga menshi cyane ajya gufasha nyine mu yindi mirimo cyangwa se mu zindi activite zawe by'umwihariko. Murumva ko n'ibyo bintu mu by'ukuri leta bagiye itekereza, cyangwa se muri iyi nama yari yabaye ihuje abaminisitiri igahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri ni ikintu cyateza imbere abanyarwanda. Mu by'ukuri nababwira ko ari ibyo ngibyo byabashe kuba byaganirwamo byinshi cyane, ndetse byafasha n'abaturarwanda bose muri rusange. Ndabashimiye twabanje kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane, ariko niba iyi video wayikunze kura like ndetse utere comment, by'umwihariko niba uri kubona ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta nawe ibagiye itangaza ujye ubasha kuyabona mu ba mbere. By'umwihariko irya itangazo leta y'u Rwanda itangaje rero buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse uri hanze y'u Rwanda wifuza gufata gaze z'amashyiga abiri, yuko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri. Nawe mu by'ukuri iyi nkuru ndagusabye ntigucikane, ariko iyi video niba wayikunze uyirayikinga ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kuko bifasha sosiyete nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. By'umwihariko kandi ni kuri Rwanda Update Info turakunda cyane.